ndabashuje mwese aho muherereye impande enye z'igihugu, abari hanze y'igihugu mwese ndabashuje, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Kaze mu kiganiro. Uyu munsi ingingo y'umunsi turi burebere hamwe ubukire n'ubukene hagati y'abashakanye, imiryango bakomokamo. Uyu munsi rero ni ukuvuga ngo icyo kiganiro twateguye ni igice cya kabiri cy'ikiganiro twari twabasezeranyije ko tuzagarukaho. Uyu munsi hari ikibazo kiri kuboneka mu ngo zigiye zitandukanye, kikaba kinaboneka no mu basore bitegura gushinga urugo n'abakobwa. Ni ukuvuga ngo uyu munsi umuntu arareka gushaka bitewe n'uko uwo yakunze avuka mu bakire cyangwa mu bakene. Twandikire muri commentaire utubwire wowe nimba warashatse ko icyo kintu kitigeze kikubaho, utubwirire n'abagiye gushaka yuko atari ngombwa cyane kubyitaho. Iyo umukobwa n'umusore bari kurambagizanya, ikintu cya mbere ku mpande zombi bareba ko hari ubutunzi. Kandi nyamara hari ikiganiro twakoze tubabwira ko umuntu adakwiriye kureba ubutunzi, akwiriye kureba mu mutwe. Ese umuntu ugiye gushaka afite ibihe bitekerezo? Azagukura he? Azakugeza he? Ubundi ibintu bijyanye n'ubutunzi n'imitungo ni ibintu biza byiyongera kuri icyo kintu, kubera ko afite ubushobozi bwo gutekereza, ubwenge, mu gihe yabona imikorere arakora kandi ibintu bikagenda. Ariko hari umuntu ushobora nko kugendera ku butunzi bw'iwabo w'umuhungu cyangwa w'umukobwa, akavuga ko agiye gushaka agendeye kuri icyo kintu, aba yakishe. Iwanyu bagufasha rimwe, bagufasha kabiri, ntabwo bagufasha ubwa gatatu. Bashobora kuguha ibishoro bihagije kubera ko nta mindset cyangwa se nta bitekerezo bizima ufite, bya bishoro bagwaye byose bikayonga bigashira. Umuntu wese rero utega amatwi Vedaste Empire, yaba yarashatse yaba atarashaka, mu gihe agiye kugira ibyo agenderaho agayo yashatse cyangwa azashaka, ujye ubanza urebe imbere. Ese ubundi nindamuka mushatse iwabo batunze kandi ibyo bintu bitazimukira mu rugo iwanjye bizagenda gute? Ese nindamuka mushatse afite ibyo bintu, ese ntibishoboka yuko byashira? Erega isi ni gatebe gatoki. Uyu munsi uraburya ejo ukabura, uyu munsi urabambaye ejo ukaba wambaye ubusa. Ikintu cya mbere dukwiriye gutekerezaho ni ukureba imbaraga cyangwa se ubushobozi umuntu afite bwo kuzatunga urugo, kurusha kubirebera mu mutungo runaka. Yego nabyo ntabwo ari bibi, bibaye ko byose biba kombine bikaba bihari sawa, ubutunzi buhari no kubumanaginga bihari. Ariko hari nk'umuntu ushobora kwibeshya gato agashaka iwabo w'umuntu ukize, yibwira ko bwa butunzi bafite iwabo buzaza mu rugo rwabo. Ni inshuro nkeya bishobora kuba byakunda ko bwa butunzi bw'iwabo w'umuntu washatse bwabafinansa cyangwa bwabafasha mukazamuka. Kandi nanone bushobora kuba bwaza bukabafasha mwebwe ba nyiri bwite, mudafite kubumanaginga byose bigahita bishira bikarangira. Abantu benshi rero bagendera ku bijyanye n'ubutunzi aho bagiye gushaka, cyangwa se no mu ngo bageramo, ugahita ubona ibyo watekerezaga ntabwo ari byo ubonye, bigahita bigutera imbaraga zo gusenya rwa rugo. Abantu banteze amatwi munkurikiye mukomere, ibyo bintu biri kubaho. Nimba uri umukobwa, umugabo akaba yaragushatse yiteguye kuzazana ubutunzi bw'iwanyu, izi saha waba utarabuzanye bikaba ikibazo, ndagukomeje. Nimba uri umusore, umukobwa akaba yaragushatse azi kuzazana ubutunzi bw'iwanyu, ukaba utarabuzana cyangwa utarabuzanye, bikaba
mu rugo biri kudogera ndagukomeje. Ariko bibaye byiza uwo muntu yaba antega amatwi cyangwa yaba akurikirana ibiganiro bya Vedasta Empire, namubwira ko ikintu cya mbere ari ugukura amaboko mu mifuka tugakora. Biba bibabaje cyane kumva ko umuntu agutegerejeho ubukire yamara kugera mu rugo iwawe akabubura. Hajya habaho n'agapingane, umwe akaba afite ubutunzi ariko ngo kuko kwa runaka nta butunzi buvuyeyo, nawe bya bindi ntabwo ari bubizane mu rugo. Ariko iri hangana riri mu ngo cyangwa iri hangana rigomeza kugaragara mu ngo zimwe na zimwe riri guterwa n'iki, riri guturuka kuki? Umusore yakoze ubukwe, cya gihe bari guperezanta iby'umukobwa yazanye haburamo matera. Icyo gihe umusore yabwiye umugeni ati ntabwo uri burongorwe matera itarahagera. Matera arongera ati n'ikindi n'ikimenyimenyi, ntabwo mwagaragaje ibiciro by'ibi bintu by'amafaranga mwagiye mubiguriraho. Urwo rupapuro narwo nirutaboneka ntabwo riri bureme. Ariko nk'uwo muntu ko muvuga ngo ingo zirasenyuka, ko muvuga ngo ababanye baratandukana, nk'uwo muntu ufite imitekerereze imeze gutyo, hari urugo afite ubundi? Hari igihe abantu bajya birenganya ngo wenda ngo urugo rwabo rwubakitse nabi cyangwa urugo rwabo rubana nabi, ariko byarapfiriye mu iterura. Umwana apfira mu iterura. N'ubundi izi ngo turi kubona zirimo ibibazo bitandukanye, iyo ubigenzuye neza usanga hari imva n'imvano yabyo. Iyo umwe atazize ko hari icyo yagenzuye, azira yuko bibayeho bamaze guhura. Twikomereze kuri uwo musore wakoze ubukwe. Twikomereze kuri uwo musore wakoze ubukwe, yabura amatora akabwira umugeni akiri mu ivara ko atari burongorwe muri iryo joro matera itarahagera, n'urupapuro baguriyeho ibirongoranwa rutarahagera. Icyo gihe byabaye ngombwa yuko abanyamuryango bahita baterana bakegerana, bahita bakusanya amafaranga ya matera araboneka. Na rwa rupapuro bagiye bibukiranya uko ibintu byagiye bigurwa, narwo bararwandika bararuza. Ubwo umugeni aho yari yicaye nawe yari ari gupanga gahunda ari bukore. Umugoroba ugeze, matera ntabwo bahise bayizana ako kanya. Umugoroba warageze, matera ibonwa kuzanwa kwa kundi baba bagiye ku rugo rw'abageni. Matera yarinjiye, umukobwa abwira umusore ati urasigarana matera ngende, baguhereze urupapuro baguhereze na matera njyewe ngende. Umusore agira ngo ni imikino. Iwabo w'umukobwa barakomanga, iwabo w'umusore barakomanga, baragerageza babwira umukobwa ukuntu ibintu bimeze. Umukobwa aravuga ati njyewe ntabwo nje
muri uru rugo kuzaza mbazwa iby'uru rugo, cyangwa ntabwo nzanywe n'ubutunzi, ntabwo nimba matera ibuze induru zikavuga ntaranarwinjiramo, nimara kurwinjiramo biracura iki? Umukobwa yakuyemo imyenda y'abageni neza, afata utwangushya twiwe ahita yigendera. Hejuru y'iki? Hejuru yo gukunda ibintu. Tugerageze gukunda abantu tugiye gushaka, tutakunda ibintu, kuko ibintu birashakwa bikabonwa, ariko mu gihe wa wundi wakunze wamubura nta handi wakongera kumukura. Ushobora kubona umuyingayinga cyangwa se ariko buriya ni ukuvuga ngo wowe uriya wari uhisemo ugahita ugereranya n'ibintu, ntabwo ari we uzongera kubona. Nimureke rero abasore, abakobwa cyangwa se n'abamaze gushaka, nimureke ibintu by'imitungo bitabakurura cyane, ahubwo mukururwe no gukora. Buri muntu wese akura amaboko mu mifuka akore, buri muntu wese akoresha ubwenge, akoresha amaboko, akoresha ibitekerezo bye byose. Yego inkono ihira igihe, ariko mu gihe abantu bunze ubumwe, mu gihe abantu bahujije imbaraga, nta kintu cyabuza urugo gutera imbere. Mwandike muri komanteri mumbwire, wowe iyo uza kuba uwo musore cyangwa uwo mukobwa byari kugenda gute? Bakakubwira ngo matera nitaboneka nta by'urugo bihari. Wari kwemera ibikoresho byose mukabishyira ku murongo ukabizana, na matera ukayizana, cyangwa n'ubundi ushyigikiye uriya mukobwa wari kuzana matera ukigendera? Hari n'ushobora kuvuga ngo nta na kimwe nazana. Munyandikire muri komanteri, tuzaganire kuri icyo kintu, tugishakire umurongo turebe wakora iki mu gihe byaba bikubayeho, kugira ngo erega iyo ibintu bibaye cyangwa ibintu tukabivuga, iyo ibintu bibaye uyu munsi bikaba kuri runaka, ejo ushobora kuba ari we bigeraho. Hari abantu bashobora kubona ibintu bibaye ku muntu runaka bakumva ko bihise bikora ikiraro aho ngaho, bo bitabageraho. Oya, ikintu uzajya kubona ukabona kibaye kuri mugenzi wawe, ujye witegura ko nawe isaha n'isaha igihe kigeze cyakubaho. Iyo rero tubabwira gutega amatwi mugakurikira mukarangiza ikiganiro, nta kindi tuba dushaka kuvuga, tuba dushaka kugira ngo usobanukirwe neza, wumve n'imyanzuro twafashe ku kintu, wumve n'ibyo twasabye ugomba kutwandikira muri komanteri ngo tuzabiganire. Umuntu ufite igitekerezo ashobora kuba yatugezaho kugira ngo tuzakiganireho, tugisangize abanyarwanda n'abari hanze muri rusange, utwandikire muri komanteri ukitugezeho tuzakiganire. Ntabwo ibingibi nibyo bagenzi banyu baba batwandikiye tukabivugaho. Ntabwo ibintu byose twabimenyera icyarimwe muramutse mutanditse komenti kugira ngo tuzaze tubona ingingo tuzaza tuganira. Umuntu wese rero nagerageze, ajya agerageza asigemo komanteri uko yumvishije ikiganiro, uburyo twagishoje n'uburyo twagitangiye, wanatubwira n'icyo ukuyemo. Nimba ibyo tuvuga ujya ubibona iwanyu muri karitsiye, cyangwa nimba ibyo tuvuga ari ibishyashya. Mwari kumwe na Vedasta Empire, ndabashimira rero. Umuntu wese twamwifuriza guhaha akaronka bitewe n'ibyo arimo byose. Nyamuneka aba bagabo, aba bagore tubifurize kuzaza babona ihaho bashyira abana babo. Birababaza cyane kubona umugabo yataha ntaha hashyiriye urugo ajyanye mu rugo. Birababaza kubona umugore
yataha ntaha hajyanye mu rugo. Gusa byose ni amahirwe, byose uko umuntu yaramutse ni uguhirwa. Uyu munsi rero tukaba tukubwira ko kuba wabuze uno munsi, uyu munsi wahebye, ntabwo bishyizeho iteka, ntabwo biciye iteka yuko n'ejo uzaheba. Tukomeze tugerageze kandi tunabahumuriza abantu baba bagize ibyago mwihangane, abantu baba batameze neza mwihangane, kandi n'abari kwenjoyinga muryoherwe, ndabakunda cyane.